muri uyu mugoroba nongeye kubaha ikaze nanone mbasaba yuko twinjira mu kwiga ijambo ry'Imana. Munyemerere dusenge. Witeka, twongeye kunezezwa cyane n'uburyo urimo kutugira inama, yaba mu cyigisho kibanza yaba no muri iki, uganira natwe ukatwereka uburyo tubana n'abantu. Ufite ingamba nziza urimo kudutoza, kandi aho tuzakoresha ibyo urimo kudutoza ni mu myanzuro dufata ya buri munsi. Ngwino ubane natwe, utwambike umwuka wera, kandi ibi byigisho turimo kwiga uduhe imbaraga zo kugira ngo utegeke bikomerere mu buzima bwacu, kugira ngo ubwo twajyaga dukoresha amahane, twajyaga dukoresha amatiku, twajyaga dukoresha kwihagararaho ngo dukemure ibibazo n'uburyo twitwara mu bigeragezo, dore urimo uratwigisha uburyo bushyashya bwo kurwana. Ndakwinginze ngo imbaraga yawe ya mwuka wera yinjire muri twe, itwibutse ko turi abantu bahamagariwe kuba abantu badasanzwe. Ngaho rero ukomeze uha umugisha pasiteri umaze kutwigisha, kandi nanjye ukomeze umugisha, ariko by'umwihariko uha umugisha abarimo kudukurikirana bifuza ko iki gihe kitatambuka gusa. Twongeye gusabira umugisha buri muntu wese ubifite ku mutima, ubifite mu bitekerezo, ndetse n'uwamaze kwiyandikisha mu itsinda ry'abazabatizwa ku isabato, kugira ngo kuko ari wowe ubyara n'umwuka, Mwami Uwiteka, ubabyare n'umwuka, kugira ngo igihe cyabo cyo kubyarwa n'amazi kizagere, bizagaragare ko ari andi maboko itorero ryawe ryungutse. Ngaho rero ikiganza cyawe tukibone muri uru rugendo tugiye gukora mu byanditswe byera. Turi abantu buntu, ntabwo ibitekerezo byacu byashyikira ijambo ryawe, ariko iyo turi kumwe na mwuka wera atubashisha kuzamuka, tukabasha gushyikira ibyo uha agaciro tukabiha agaciro, n'ibyo ubona imbere yawe nta gaciro bifite natwe tukabibona nk'ibidafite agaciro. Ngwino ubane natwe utubere umwigisha, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Muri uyu mugoroba nk'uko mubibona dufite icyigisho gikomeye cy'ubuhanuzi. Ndabasaba gushaka ahantu mwandika. Icyigisho dufite muri uyu mugoroba gifite insanganyamatsiko ivuga ngo ibimenyetso birindwi bihishe amateka n'ahazaza h'itorero. Ibimenyetso bingahe? Birindwi bihishe amateka n'ahazaza h'itorero. Nshuti zanjye, nitwinjira muri Bibiliya mu buhanuzi tubwirwamo neza igitekerezo cy'ibimenyetso birindwi, ariko ibyo bimenyetso bikaba bivangavanzemo n'ibyo Bibiliya yise amafarashi. Mu by'ukuri muri uyu mugoroba tugiye kureba itorero ry'Imana, ibihe bitandukanye itorero ry'Imana ryaciyemo. Aha niho turi bumenyere inkomoko y'ibinyoma ndetse n'ibintu byaje mu misengere bidakwiye, ariko turi bugire n'amahirwe yo kumenya aho tugeze, tumenye n'ikigize gute, tumenye n'igisigaye. Muri iki cyigisho ndagira ngo muze kwandika amagambo aza kubafasha kugira ngo mugende mukore ubushakashatsi. Ibyahishuwe igice cya 6 guturuka ku murongo wa mbere. Bibiliya iravuga ngo iki? Nuko mbona umwana w'intama amena kimwe muri ibyo bimenyetso birindwi bifatanyije cya gitabo, numva kimwe muri bya bizima bine kivuga ijwi nk'iry'inkuba kiti ngwino. Ngiye kubona mbona ifarashi y'umweru, kandi uyicayeho yari afite umuheto, ahabwa ikamba, nuko agenda anesha, kandi ngo ahora agira gute? Ahora anesha. Ibi rwose biraryoshye. Umwana w'intama amennye ikimenyetso cya kabiri, numva ikizima cya kabiri kivuga kiti ngwino. Nuko haza indi farashi itukura cyane, uyicayeho ahabwa gukura amahoro mu isi ngo bicane, kandi ahabwa n'inkota ndende. Biracyari byiza cyangwa bibaye bibi? Biracyari byiza cyangwa bibaye bibi? Ifarashi ya mbere yari iki? Niba mwabibonye, ngiye kubona mbona ifarashi y'umweru. Iya mbere yari iy'umweru, uyicayeho yari afite umuheto, ahabwa n'ikamba rifitanye isano n'intsinzi.
nuko agenda anesha kandi ngo ahore anesha. Ibi bintu rwose pe biraryoshye. Ariko tugeze ku ya kabiri haza indi farashi, yo irimo iratukura. Ese gutukura ni ikimenyetso cyiza? Yaratukuraga. Uyicayeho ahabwa gukura amahoro mu isi ngo bicane, kandi ahabwa n'inkota ndende. Ibi bintu ni bibi pe. Umwana w'intama amennye ikimenyetso cya gatatu, numva ikizima cya gatatu kivuga kiti ngwino. Nuko ngiye kubona mbona ifarashi y'umukara, kandi uyicayeho yari afite urugero rw'indatira mu ntoki ze. Noneho numva hagati y'ibyo bizima bine igisa n'ijwi rivuga riti urugero rumwe rw'ingano rugurwa idenariyo imwe, n'ingero eshatu za sayiri zigurwe idenariyo imwe, naho amavuta na vino ntugire icyo ugira gute ubitwara. Muri uyu mugoroba ibi bintu bifitanye isano n'amateka y'itorero. Ibi bintu bifitanye isano n'uko ubukristo bwatangiye, kandi turi busange bifitanye isano n'aho ubukristo buzasoreza. Ni ibintu byo kwitaho nshuti zanjye. Ikizima kindi kiravuga ngo ngwino. Nuko ngiye kubona mbona ifarashi noneho ya kane, yari igitare igajutse, kandi uyicayeho we noneho yitwaga Rupfu. Ariko mbabaza, ukurikije ifarashi ya mbere twahereyeho, ibi bintu birimo biragenda biryoha cyangwa birimo birarushaho kuba umwaka? Nguko uko amateka y'itorero yagombaga kugenda. Itorero ryagombaga gutangira igihe Kristo asubiye mu ijuru, ibintu bimeze neza, ibintu biryoshye. Ariko uko byagendaga byigira imbere, abantu binjira mu itorero batihannye, abapagani baza gushaka amaboko mu nzu y'Imana, abami b'isi baza gushaka abayoboke, byarangiye n'abitwaga abantu b'Imana bakunda icyubahiro no gukomerwa amashyi. Ibintu byagendaga bigiwa ndabaga. Ariko kuko Imana yacu ari urukundo, yari yaragennye aho bizongera kugira gute gukirira. Ikindi kintu gikomeye nuko kuzimu aramukurikira, nuko bahabwa ubutware bwa 1/4 cy'isi, ngo babicishe inkota n'inzara n'urupfu n'ibikoko byo mu isi. Umwana w'intama amennye ikimenyetso cya gatanu. Mbona munsi y'igicaniro imyuka y'abishwe bahowe ijambo ry'Imana n'ubuhamya bagiraga gute bahamyaga, batakana ijwi rirenga bati ayi mwami wera w'ukuri, uzageza he kudaca amateka no kudahora abari mu isi ngo uhorere amaraso yacu? Umuntu wese muri bo ahabwa igishura cyera, babwirwa kumara n'ikindi gihe gito baruhuka, kugeza aho umubare w'imbata bagenzi babo na bene se bagiye kwicwa nkabo uzuzurira. Bitangiye kuzamo ikindi kibazo. Imyuka y'abapfuye iratatse. Ubu bwari uburyo bw'ubuhanuzi bumeze nka filime. Barimo baravuga bati Mana, ko amaraso yacu yamenetse, kandi akaba yaramenetse bigaragara yuko yajyanye icyasha kandi nta cyasha dufite, Mana yera urimo urakora iki ngo uhorere amaraso yacu? Ariko Imana irababwira ngo ntago byarangiriye kuri mwe, hari andi maraso agomba kugira gute. Ariko muri uyu mugoroba sinzi niba ibi bintu mubifitiye amatsiko. Abantu barishwe, miliyoni zirenga 50 z'abakirisitu baratwitswe, baricwa. Ariko Imana irimo iravuga ngo harabura gatoya, kuko hari abandi bantu bagomba nabo kumenerwa amaraso. Nshuti zanjye, ibi bintu tubyitondere. Noneho batakana ijwi rirenga bati ayi mwami wera, uzageza he kudaca amateka no kudahora bari mu isi uhorera amaraso yacu? Umuntu wese muri bahabwa igishura cyera. Iki gishura muri uyu mugoroba nkeneye ko mukimenya, kandi babwirwa kumara ikindi gihe gito baruhuka, kugeza aho umubare w'imbata bagenzi babo na bene se bagiye kwicwa nkabo uzagira gute uzuzurira. Ntago mbizi niba ari twe tuzuzuza uyu mubare, ariko Imana niyo ibizi. Nuko mbona
amena ikimenyetso cya gatandatu. Ikimenyetso cya gatandatu habaho igishyitsi cyinshi, izuba ririrabura nk'ikigunira kiboheshejwe ubwoya, ukwezi kose guhinduka nk'amaraso, inyenyeri zo mu ijuru zigwa hasi nk'uko umutini unyeganyejwe n'umuyaga mwinshi ugarika imbuto zawo zidahishije. Ijuru rikurwaho nk'uko bazinga igitabo cy'umuzingo, imisozi yose n'ibirwa byose bikurwa ahantu habyo. Hari ikintu mubona, ibintu nari ndimo gusoma ku murongo wa 11 n'uwa 12, ngeze ku murongo wa 13 nsoma ngo inyenyeri zo mu ijuru zigwa hasi nk'uko umutini unyeganyejwe n'umuyaga mwinshi uragarika imbuto zawo zidahishije. Ariko ngeze ku murongo wa 14 havuzwa amagambo akomeye avuga ngo ijuru rikurwaho nk'uko bazinga igitabo cy'umuzingo, imisozi yose n'ibirwa byose bikurwa habyo. Abami bo mu isi n'abatware bakomeye n'abatware b'ingabo n'abatunzi n'ab'ububasha n'imbata zose n'ab'umudendezo bose bihisha mu mavumo no mu bitare byo ku misozi. Babwira imisozi n'ibitare bati nimutugweho muduhisha amaso yicaye kuri iriya ntebe. Uyu murongo urahita utumenera ibanga yuko ya mirongo nabanje n'iyi hari aho bitandukanira, kuko umunsi ukomeye w'umujinya wabo usohoye, kandi ninde ubasha guhagarara atagize gute? Adatsinzwe. Nshuti zanjye, muri uyu mugoroba tugiye kwimbika tumenye ibigendanye n'itorero, amateka aryoshye y'itorero tugiye kuyafatanya n'amateka abishye y'itorero, ariko tuyafatanye n'ibyiringiro by'ahazaza by'iki? By'itorero. Nimureba neza ibyahishuwe igice cya 8 umurongo wa mbere, niho haje ikimenyetso cya kangahe? Cya 7. Kandi turimo kwiga ibimenyetso 7 bibumbatiye amateka ndetse bikaba bibumbatiye n'ahazaza h'itorero. Ibyahishuwe 8 umurongo wa mbere, umwana w'intama amennye ikimenyetso cya 7, mu ijuru habaho ituze nk'igice cy'isaha. Ni igiki kizaba cyabaye kugira ngo mu ijuru na kwa kundi bavuga ngo urera babiceceke? Tubizi neza ko abamarayika bahora baramya Imana ngo urera mu ijuru. Ni igiki kizatuma mu ijuru haboneka umutuzo w'igice cy'isaha? Ese iki gice cy'isaha cyo mu ijuru mu buhanuzi bwacu hano ku isi gishushanya iminsi ingahe? Uyu munsi turimo kwiga ibintu bisaba ko dutekereza. Kubera iki? Ndabizi neza ko hari abantu benshi bajya batinya kwigisha ukuri ngo abantu ngo ntibari bubashe kukumva. Reka ngire ikintu mbabwira, aya ni amabanga y'ubwiru bw'ubwami, kandi mwese murabira ubwami bw'Imana. Ibi bintu mugomba kubyiga mukanabimenya. Naho kubona akantu kabaye kuri radiyo no kuri televiziyo umuntu agahita ababwira ati musenge Yesu araje. Ninde wababwiye ko Yesu azanwa n'amatangazo yo kuri radiyo? Oya, abadivanisiti tugomba gukura. Abantu bariho mu minsi y'imperuka tugomba kumenya ibintu aho byavuye, tukamenya n'aho byerekera. Muri uyu mwanya ndagira ngo mpere ku magambo akomeye. Buriya mwebwe nubwo mwifata, abaturage b'isi nubwo bifata nk'injiji, ariko abantu bayoboye abandi mu bigendanye n'imitekerereze, aba banyapolitike bakomeye, ubuhanuzi bwerekana ko ibintu nibijya gucika bo bazaba babibona ariko nta gisubizo babifitiye. Ibibaho mu minsi y'imperuka bitubwira. Nshuti zanjye, aya ni amagambo akomeye yanditswe mu Bihamya volume ya 3 page 395, ndetse andi yakuwe mu Bakurambere n'Abahanuzi page 537 igitabo cy'icyongereza. Ibihe bya none ni ibyishiraniro ry'irushanwa rihebuje ku mitima yose. Abayobozi n'abategetsi, abafite inshingano zo mu myanya yo hejuru kandi yiringirwa, abagabo n'abagore b'inzego zose bashinzwe gutekerereza abandi,
bahanze amaso yabo ku bimenyetso by'igihe tugize gute turimo. Nshaka kubabwira ngo iki, abanyapolitike iyo babonye ibintu byazambye kenshi na kenshi baraza bakavuga batari ko mwebwe musanzwe musenga ibi bintu mubivuga wiki. Mu by'ukuri abantu bo hejuru mu nzego zifata imyanzuro barabizi ko hari ibimenyetso birimo kugaragaza ko tugeze ku musozo. Baritegereza imibano y'amahanga, imibano y'amahanga idahwitse nabwo ni ubuhanuzi. Kandi aba bantu bari mu myanya yo hejuru barabizi yuko umubano bafitanye ari uw'uburyarya. Ibihugu bikundana ku buryarya. Aya magambo yanditswe mu 1903 ari ubuhanuzi bwerekana ibigomba kuba uyu munsi. Baritegereza imibano y'amahanga, kwiyongera kw'imbaraga za buri cyiciro cy'amateka y'isi, kandi bakazirikana ko ibihe bikomeye kandi bidasubirwaho biri hafi yo guteza akaga kadasanzwe. Ibyago byisukiranya ku butaka no ku nyanja, umwiryane muri rubanda, ibimenyetso by'intambara, nta cyizere cyiza cy'ahazaza birimo gutanga. Ibyo bigaragaza ibigiye kubaho bikomeye cyane. Imbaraga z'ikibi zirihuriza hamwe kandi zikikomeza, zirashikamye ngo zitegura akaga gakomeye kagira gute gaheruka. Aya magambo ushatse wayashaka muri iki gitabo, ibiba mu minsi imeruka, cyangwa abafite icyo bita ibyaduka byo mu minsi imeruka. Ibi ni ibintu abantu bagomba kumenya. Mu minsi yacu hagiye kubaho ihinduka rikomeye, kandi ibimenyetso by'imperuka bizisukiranya byihuta. Aya magambo yanditswe byerekana ko hari igihe bizaza bigera ibimenyetso byerekana ko isi irangiye bikirukanka cyane, ku buryo abantu badafite imitekerereze yirukanka bazagira ngo ibintu bihora uko byagize gute uko byahoze. Dukeneye kwihutisha ibitekerezo, kuko n'ibimenyetso byo mu minsi y'imperuka byerekana ko Yesu agiye kuza nabyo birimo biragira gute birimo birihuta. Aya magambo aratangaje. Abishyira munsi y'ubugenzuzi bw'Imana kugira ngo bayoborwe kandi batwarwe n'Imana bazasobanukirwa n'uruhererekane rw'ibimenyetso rufite gahunda ihoraho yateganije ikanategeka uko bizakurikirana. Abantu babona umwanya wo kwiga ibyanditswe byera no gusenga, nta kintu kizabashyira mu rujijo. Nigeze kumva umuntu arambwira ati Musoni yaterega ubuhanuzi mwabwize nabi, ati Imana yakasi korosi, ati itorero ntimwabimenya, ati Imana yarabajugunye. Tamaza se kubera iki? Ati mwebwe mwize ubuhanuzi, mwiga ngo ubuhanuzi ngo buzasohorera ngo muri Amerika, ngo Amerika ngo ni inyamaswa ivuye ngo mu gitaka, ngo ubupapa ngo ni inyamaswa yavuye mu nyanja. Musoni barababeshye, ibintu byahindutse. Oya, dufite uruhererekane Imana yaduhaye rw'uko ibintu bizakurikirana. Kubw'ibyo rero wowe nuramuka udafite umwanya wo gusenga no kwiga ijambo ry'Imana, bizagutungura, ariko ntabwo bizatungura inzu y'Imana. Ikintu gikomeye tugomba kubonera mu mateka ugusohora k'ubuhanuzi. Dukwiye kwiga amateka yahise, twarangiza tukigiramo uko ubuhanuzi bwagiye busohora, no kwigira imirimo y'imigambi y'Imana mu bihe bikomeye by'impinduramatwara byagiye bibaho, no gusobanukirwa kujya mbere kw'ibyaduka mu myiteguro y'amahanga yisubiranamo riheruka ry'intambara ikomeye. Uku gushwana kw'amahanga, aka kavuyo mu misengere, ibi bintu mubona abantu barimo kwihakana Imana ku mugaragaro, ibi bintu byose bifitanye isano na rwa ruhererekane, ariko birasaba umuntu ufite ubwonko bwihuta, kuko nabyo birimo birihuta. None se aya magambo turimo kwiga, aya mafarashi n'ibi bimenyetso bikahurira hamwe bikaba ibimenyetso 7, byari bigendereye iki? Igitabo ubusobanuro bwa Daniel n'ibyahishuwe handitswemo kuri page 315 ngo umwana w'intama afata igitabo maze akomerezaho n'umurimo wo kumena ibimenyetso. Ibimenyetso 7 byerekana ibihe by'imyitwarire yo mu by'iyobokamana,
kandi bikaba bibumbatiye amateka y'itorero uhereye mu itangira ry'igihe cy'ubukristo ukageza ku kugaruka kwande kwa Kristo. Paje 315 iki gitabo kinini dufite cya Daniel n'ibyahishuwe. Ubwo rero tuhise tumenya ko tugiye guhera ku mateka y'ubukristo kugeza igihe Yesu azagira gute azagarukira. Ibi bintu kandi igihe ibimenyetso byamenwaga maze umuzingo ukajya ahagaragara, hari ibintu byajyaga kubaho byanyuzwaga imbere ya Yohana atari ugusoma uko bisobanurwa gusa, ahubwo ari no kugaragarizwa uko ibyerekanwe mu gitabo bizasohozwa, ndetse n'abazaba bariho bisohozwa, ndetse n'ahantu ibyo bintu byajyaga kubera by'umwihariko ku isi. Ni ikosa rikomeye kuba ubuhanuzi bukwereka ikintu kizakorwa na Amerika ngo nurangiza uvuge ngo ni u Rwanda ruzagisohoza. Ni ikosa rikomeye kuba ikintu Daniel n'abahanuzi n'abagorozi batubanjirije, abaprotestani barimo ba Martin Luther, niba baricaye bakabona hari ikintu ubupapa buzasohoza, wowe ukagifata ugahita uvuga ngo abadive nibo bazagisohoza. Ubucuritse ibimenyetso kandi Yesu yabishoreranyije afite gahunda. Ariko mwiriwe iki gice ni mukiga neza, gucanganyukirwa ni kuzongera kubaho. Nshuti zanjye, duhere ku ifarashi y'umweru. Ifarashi y'umweru ibanza yashushanyaga iki? Niba ari amateka y'itorero duhereye ku bukristo, ifarashi y'umweru yahawe kunesha. Ubwo turerekeza aho ubukristo bwatangiriye. Murabizi ko ubukristo bwatangiranye n'abigishwa ba Yesu. Kubw'ibyo rero abo ngabo bari bafite ububasha, bari bafite inkota, bari bambaye ikamba ryo kunesha. Byari itorero ritagira ikibazo, uretse akantu kamwe Yesu yarigaye kavuga ngo nuko waretse rwa rukundo rwa mbere. Kandi urwo rukundo uko barushagaho kwicwa, bahageze aho nabo bakazaza bibagirwa wa mutima wo gusabira babicaga. Stefano bajya kumwica yasabiye Paulo, abantu bishe Petero yarabasabiye. Abo bantu bose bagendaga basabira abantu, ariko byagiye kugera mu ijana rya mbere umuntu wajya kumwica ari umuntu w'Imana akavuga ati Imana izakwishyure. Baba bataye wa mwimerere wo gusabira abantu imbabazi. Turaza kuguma muri kiriya gitabo. Ikimenyetso cya mbere cyashushanyaga iki? Ikimenyetso cya mbere yari ifarashi y'umweru. Uwo yari ihetse yari afite umuheto, yahawe ikamba, nuko akomeza kugenda nesha. Kuba ifarashi yari umweru byerekana ubutungane bwo kwizera ko muri icyo gihe ikamba ryahawe wari wicaye ku ifarashi, no kuba yaragendaga nesha kandi agakomeza kunesha, bisobanura ishyaka no gutsinda ukuri gushya kwatangiranye gushorewe n'abagabura ba mbere. Mbese ni ayahe mashusho yandi yari kwerekana neza umurimo w'ubukristo igihe bwari buhagurutse? Wari wicaye kuri iyi farashi yakomezaga kugenda. Mbese yajyaga he? Umurimo w'intumwa ntabwo wari ufite imbibi. Ubutumwa bwiza bwari bugenewe abatuye isi bose. Ubwo rero ifarashi ya mbere tuyibonye neza ishushanya itorero rya mbere. Noneho tuvuye mu gihe cy'itorero rya mbere ry'intumwa, tugiye kugera mu gihe cy'Abagiriki. Ubwo tugeze ku ya kabiri, ku ifarashi ya kabiri, igihe cy'Abagiriki n'Abaroma. Kuva mu bihe byo guhanga umurimo ukagera mu gihe cyo kuwukomeza, kuva ku iriba ryo guhishurirwa Imana ukagera ku migezi y'iterambere rya muntu. Intumwa zimaze kuvaho, hatangiye gukoreshwa ikintu cyitwa amanyanga. Hatangiye kuboneka abantu baza mu gikirisitu batangira kwerekana yuko bakunze Imana, ariko baza bose bakagenda banga yuko ubukristo babugumana. Ahubwo barazaga buri wese akazana yuko ubukristo arabufata mu kiganza kimwe, n'ubupagani bwe akabugumana mu kindi. Icyo kintu buri gihe iyo gikozwe itorero rita isura ryaryo. Kubw'ibyo rero hatangiye kuboneka abantu bazana imitekerereze yabo. Ikiganza cy'Imana cyari cyaraciye umurongo ugaragara cyane wo gutandukanya ikinyejana cy'ibitangaza n'ibindi bihe byakurikiyeho. Ariko Satani yaraje ateza ikibazo. Igihe cya kabiri, uhereye ku rupfu rw'intumwa Yohana
ukageza ku iherezo ry'igihe cy'akarengane cyangwa kugeza ku butegetsi bwa Konstantino, ni igihe cy'amateka kizwiho ko abapagani barenganije abakristo, ndetse abakristo bakicwa bazira kwizera kwabo. Niyo mpamvu ifarashi yahinduriwe ibara, igira ibara risa gute? Umutuku. Intumwa zimaze kuvaho, abantu bashatse kuzana amanyanga mu misengere. Pawulo yari yarabivuze. Pawulo mwuka w'Imana yari yarabimweretse mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 20. Ibyakozwe n'Intumwa igice cya 20, Pawulo asezerera abakuru bo muri Efeso, arangije umurongo wa 25, arangije avuga ati none dore nzi yuko mutazongera kumbona, abo nanyuzemo mwese mbabwiriza iby'ubwami bw'Imana. Nicyo gituma mbahamiriza uyu munsi yuko amaraso ya bose atandiho, kuko ntikenze mbabwira iby'Imana yagambiriye byose. Mwirinde ubwanyu, murinde n'umukumbi wose umwuka wera yabashyiriyeho kuba barinzi, kugira ngo muragire itorero ry'Imana iryo yaguze amaraso yayo. Nzi yuko nimara kuvaho amasega aryana azabinjiramo ntababarire iki? Umukumbi. Pawulo yasize abivuga, aravuga ati turabizi neza ko Satani arimo gushaka kutwica, kuko nitumara kuvaho hazaboneka amasega kandi atazababarira umukumbi. Yohana nawe yandika inzandiko ze 3 yarabivuze, aravuga ati rwose uwo munsi ntuzaza kurya kwimura Imana kutabanje kubaho. Yohana yakanguriye abantu kwitonda. Petero nawe yarabivuze. Kubw'ibyo rero izi ntumwa zimaze kuvaho, ibinyoma byatangiye kwinjira, ariko bahangana nabyo. Bahanganye nabyo baravuga bati rero mwakira ibitekerezo byacu cyangwa tumena amaraso yanyu. Abana b'Imana barishwe, ndetse icyo nicyo gihe mujya mwumva cyitwa simuruna. Simuruna ni ugukandagirwa ariko ukarushaho guhumura. Itorero ry'Imana barimeneye amaraso, ariko bemera kumeneka amaraso aho kugira ngo hagire isomo na rimwe rikurwa mu byanditswe byera. Uyu munsi nibwo bwonyine hariho ikibazo cy'abantu badakunda ibyanditswe byera ku buryo babipfira. Abantu b'iki gihe ntibashobora gupfira umwami Yesu, ntibashobora gupfira ukuri kwe, ntibashobora no gupfira imyizerere yashyize mu itorero rye ry'ukuri. Reka da, turi abantu bari aho gusa b'abakoboyi b'ababingwa bari aho. Aba bantu barishwe, amaraso yabo arameneka. Iyo ni ifarashi itukura. Kandi muri icyo gihe abana b'Imana bicwaga, mu by'ukuri ku isi ntago hari amahoro. Abami b'Abaromani bakoze ibintu bibi byinshi. Aya ni amaraso, aya ni amateka abitse iwabo. Mu buvumo bw'iwabo habitsemo amagufa y'izi ntwari z'Imana, ariko hejuru y'ayo marimbi y'abo bantu bashinze imisaraba. Abantu binjiji baraza bagapfukama bagasenga bakavuga bati Imana ibaha ahantu, nyamara niho amaraso y'abantu b'Imana agize gute? Abitse. Nshuti zanjye, iki kintu kirakomeye cyane. Nimureba neza, muri icyo gihe hinjiye Konstantino, kandi Konstantino yazanye amanyanga menshi. Yari umwami w'Abaromani, arangije aritegereza abona kugira ngo ubwami bwe bukomere, icya mbere agomba kwihindura umukristo, icya kabiri agafata imitima y'abakristo, icya gatatu akazafata ideoloji y'Abaromani akayivanga n'ibyanditswe byera, yarangiza akabinyanyagiza aho imisengere yose izabiri, bakazaza baba ari abaretwa ba Roma mu buryo batazi. Byarabaye se? Yego rwose. Ayo mayoberane y'ubugome yatangiye rwihishwa kandi bucece, maze nyuma agenda arushaho gukora ku mugaragaro. Buhoro buhoro yakomeje umurimo wayo w'ubushukanyi no gutuka Imana. Imigenzo ya gipagani yinjiye mu itorero rya Gikristo mu buryo busa n'ubutagaragara. Akarengane itorero ryagiriwe n'abapagani katumye hashira igihe abakristo badafite umutima wo kudohoka ku kwizera kwabo, ngo bifatanye n'abapagani kandi bigana imigenzo yabo. Nyamara aho akarengane karangiriye ari Konstantino ugahagaritse,
yahamagaje abapagani bagenzi be arababwira ati murimo murabona uko mwica abakirisitu, iyo murimo kwica umwe havukamo abandi. Kubw'ibyo rero amaraso y'abakristo murabona ko ari marera abandi. Twiga amayeri, ibintu byo kubica bagapfa bagahambwa tubikureho, mureke twiga amayeri yo kubica bahagaze. Ibintu byo kubahiga mu bireke, dusinye amategeko basubirana amasambu. Abashaka kujya mu nzego za leta mubagarure mubaha imyanya. Abayobozi babo b'idini tubinjirire, dushyiremo abantu bacu. Nibamara kubamo idini nirijya gufata umwanzuro bazaza bavuga bati mushyire urutoki hejuru turebe. Babara ubwinshi bw'abantu badakurikije ukuri uko kwanditse. Konstantino yahinduye ibintu. Umugabo wagiye no kubatizwa, uyu mugabo yinjije amanyanga menshi. Kandi ikindi yafashe ubupagani bw'i Roma arabufata arabutagatifuza, arabuzana buvanga na Bibiliya. Abantu baje nyuma baje basigaye basanga ibintu bivugwa, ariko ababaza ngo ibi bintu byanditse bakakubwira ngo byashyizweho n'abakurambere. Bahe abakurambere babaga barimo kuvuga abo bami b'i Roma, abo bantu batekereza. Nshuti zanjye, uyu munsi ukwiye kumenya ibi bintu. Nyamara aho akarengane karangiriye maze ubukristo bukagera no mu ngoro z'abami, itorero ryaretse kwicisha bugufi no kwiyoroshya kwa Kristo n'intumwa ze, maze rikurikiza kwishyira imbere n'ubwibone by'abapadiri n'abayobozi b'abapagani. Kandi mu cyimbo cyo gukora ibitegetswe n'Imana ryakurikije inyigisho n'imigenzo byahimbwe n'abantu. Kwihana bya nyirarureshwa bya Konstantino kwabaye mu ntangiriro z'ikinyejana cya 4 mu myaka 310, maze ingeso mbi z'isi zihera ko zinjira mu itorero ziyoberanyije zisa n'ubutungane. Kuva ubwo konona itorero byariyongereye kandi bikorwa vuba cyane. Ubupagani bwasaga n'ubwatsinzwe, ariko nibwo bwagize gute? Nibwo bwatsinze. Ubwo rero ubukristo n'ubupagani bimaze gufatana mu itorero rimwe ry'iki ry'Imana. Imana rero yagombaga gushaka uburyo izavangura umucyo n'iki n'umwijima. Ariko Imana yakomeje kugira abantu bayo bavuga batariko, nubwo tuvuga mukaducecekesha, nimutwereke ibi bintu murimo kutubwira aho mubikura mu byanditswe byera. Gushaka aho byanditse mu byanditswe byera byarabuze. Amashapure yahise yinjira, uko abapfuye bamera birinjira. Abantu batangira kuzabapfukamira amashusho kubera ko yari gahunda y'i Roma. Abantu batangira kugira iminsi mikuru iri kuri kalendari y'abapagani b'i Roma. Uzibaze ngo Noheli ni iki? Uzibaze ngo ibi bintu, iyi minsi mikuru y'abatagatifu yaturutse, yari iminsi yari isanzwe. Igihe Konstantino yazaga mu bukristo, abakristo barabyinnye baravuga bati tuzamuhindura gake gake. Nibyo pasiteri yahoze atwigisha. Ariko nta muntu n'umwe ugira imbaraga zo guhindura iki ubundi. Konstantino yarabacanze, abakuru b'itorero arabacanga. Agiye kubonabona bazamuvumbura, afata umukuru w'itorero w'i Roma yicaza abandi, arababwira ngo kuva uyu munsi mubimenye yuko umukuru w'itorero w'i Roma ari uzaza ubaruta, nubwo namwe mwese muri abaki abakuru b'itorero. Hari itorero i Yerusalemu, hari itorero i Konstantinople, hari itorero mu Alexandria, hari itorero mu Antiokia, hari itorero i Roma. Arangije arabwira ngo kuva uyu munsi icyicaro gikomeye, ububasha bukomeye, umukuru w'itorero mukuru w'i Roma, ubupapa bwari butaraza, niwe uzaza ubaha amabwiriza. Ubwo rero kuva icyo gihe abantu batangiye gutega amatwi ijwi rivuye i Roma nk'aho rivuye mu ijuru, nyamara ryari ijwi rivuye kuri nde? Kuri Konstantino. Ako kana abantu bagomba kukamenya. Nshuti zanjye, ikintu gitangaje, Konstantino yahimbye ibimenyetso. Ubu muzabona amadini yose yubakira ibintu by'Imana ku mayereko, ukumva umuntu arakubwiye ngo yabonye ikintu kidasanzwe. Konstantino baramubajije bati yego nubwo ubatijwe turashaka kubimenya, urugendo rwawe rwo kwihana rwagenze gute?
Constantine ashaka uko azababwira yihannye ngo babihe agaciro, arabibura. Ahimba ikinyoma gikomeye yuko ubwo yari agiye kujya kurwana urugamba ari kumwe n'abasirikare be, umwami Yesu yamwiyerekeye mu rumuri, ngo arangije ngo abona umusaraba. Uwo musaraba ngo wari wanditsemo amagambo y'intsinzi. Ngo arangije ngo abwira abasirikare bati, mbonye ikimenyetso cy'uko Imana y'abakirisitu iri kumwe nanjye. Ngo baragiye bararwana baranesha, batashye ashyiraho itegeko yuko abasirikare be batangira kwishushanyaho imisaraba, ku musaraba ubaye ikimenyetso cy'intsinzi. Kuva icyo gihe kugeza uyu munsi, umuntu ufite ibibazo ashaka uburyo amanika iw'umusaraba, cyangwa akawambara, cyangwa akawushyira ahantu ku kimenyetso, kugira ngo yumve ari sefu, kuko ni gahunda yashyizweho na Constantino. Igihe Yesu yari ari ku musaraba, ntago yabwiye abantu ngo uyu musaraba mbambweho, muzawugire ikimenyetso, mujye muwambara ku gatuza, muwushyire ku mutwe, igihe runaka babasigeho ivu ku mutwe. Oya, ahubwo Yesu yaravuze ngo, data, mu maboko yawe niho nshyize ubugingo. Pawulo aravuga ngo ubugingo bwacu buhishanywe na Kristo hehe? Mu Mana. Kubw'ibyo rero Yesu yadushakiye ubwishingizi muri data wa twese, ntiyadushakiye ubwishingizi mu giti yari abambyeho. Ibi bintu abantu bakeneye kubimenya. Munsi wo kubatizwa kwe, ntago yagombaga kubatizwa nk'uko umwami Yesu yabatijwe. Yagombaga kuzana umuhanga abaromani bari bafite wo kumenaho amazi, wari ufitanye isano n'ibintu byabo bya kera. Ngiryo itangiro ry'umubatizo wo ku gahanga. Abantu bajya kubabatiza akavuga ati, mumbatize nk'umwami wanjye. Ikintu cyaje kuba ikibazo, umwami wawe nde? Hari umwami Constantino, hakaba n'umwami nde? Yesu. Ariko ubu miliyoni z'abantu benshi babatijwe ku gahanga. Inshuti zanjye, amagambo akomeye mu ntambara ikomeye. Mu ntangiriro z'ikinyejana cya 4, umwami w'abami Constantino yashyizeho itegeko rivuga ko umunsi wo ku cyumweru ubaye umunsi mukuru ku bantu bose batuye aho ingoma y'Abanyaroma yategekaga. Uwo munsi w'izuba wubahirizwaga n'abayoboke be b'abapagani, kandi ukanubahwa n'abakristo. Icyumweru yahise agishyiramo. Hari abantu rero ujya kumva muraganiriye akakubwira atari kubu, ati kubona abantu benshi basenga ku cyumweru ubu bari mu kinyoma. Reka ngire ikintu babwira, nimusenge ku cyumweru nk'umunsi usanzwe w'amateraniro, ariko mwiwita isabato. Twarabyize, mwe kuwita isabato mwikwitiranya ibintu. Constantino yaravuze ati, mu gihe ntarapfa reka mfatirane nshyireho ibi bintu. Byarangiye mama we afashe amafaranga mu isanduku y'i Roma. Ayo ni amateka yanditse. Mama we yafashe amafaranga ajya mu rugendo i Yerusalemu. Agezeyo asanga hari abantu b'Abarabu bagiye bafata Yerusalemu, ko nyuma y'uko Abisirayeli birukanwa ku butaka bwabo, Abarabu baje kubuturaho. Aragenda asura ahantu hose hari amateka y'ibigendanye n'amateka ya Yesu na nyina Mariya. Uyu mudamu icyo yakoze, yashatse amafaranga agenda ahagura. Amaze kuhagura, avuye i Yerusalemu ageze i Roma, yababwiye yuko hari ibintu bitatu azanye nk'impano aje guha kiliziya. Icya mbere, yababwiye ko abazaniye imisumari bakoresheje babamba Yesu. Icya kabiri, yababwiye ko igiti cy'umusaraba Yesu yari abambyeho yakimenye, kuko icyo giti ari igiti cy'igitangaza. Ikindi yazanye ni umwenda, avuga yuko ari umwenda Yesu yihanaguje mu gihe Yesu yikubitaga hasi, abagore bakamuhanagura. Ibyo bintu n'uyu munsi wa none byitirirwa nyina wande wa Constantine. Ubucuruzi bukorerwa i Yerusalemu bw'amazi y'imigisha n'ibiki byose, uriya ni umupango wa nyina wa Constantine. Ariko abantu bavina hano, abarokore bavina bakajya kuzana amazi ye
muri Yerusalemu, amazi y'iki y'umugisha. Nyina wa Konstantino yakoze ibintu abantu badashobora kumenya. Mwari muzi ko Konstantino na nyina babagize abatagatifu? Yes, ni abatagatifu bakomeye. Nta muntu bajya bagira umutagatifu nta kintu gikomeye yakoze muri kiliziya. Ibinyoma byawe icyumweru cyakomotse nibi. Nyamara nubwo abakristo benshi bubahaga Imana bagendaga buhoro buhoro, bafata umunsi wo ku cyumweru nk'ufite urugero runaka rw'ubuziranenge. Konstantino yabishyizemo imbaraga. Itegeko barishyiraho. Gukora ku isabato bakagufata, cyabaga gukora ku isabato yabo bahimbye. Icyumweru nicyo ndimo kuvuga. Bafashe isabato babwira abantu ko ari abayahudi. Aho niho hakomotse inyigisho y'uko abayahudi aribo bishe Yesu, ndetse aho bageze hose isi yose ikabanga. Urwo rwango barushizeho. Bamaze kurushyiraho babwira abantu yuko abantu bakomeza isabato bazaba bazanye ubuyahudi, kandi ubuyahudi bwari bwarateshejwe agaciro. Abantu batangira gutera umugongo isabato bajya ku cyumweru. Ariko uyu mugabo yakoze akazi gakomeye. Reka nigire ku kimenyetso cya gatatu. Ikimenyetso cya gatatu twabonye ni ifarashi. Ikimenyetso cya gatatu, umwana w'intama amenye ikimenyetso cya gatatu, numva ikizima cya gatatu kivuga kiti ngwino. Nuko ngiye kubona mbona ifarashi y'umukara, uyicayeho yari afite urugero rw'indatira mu ntoki ze. Numva hagati y'ibyo bizima bine ijwi rivuga riti, urugero rumwe rw'ingano rugurwa idenari y'imwe, n'ingero 3 za sayiri zigurwe idenari y'imwe. Naho amavuta na vino nugira icyo ugira gute ubitwara. Amavuta na vino bifitanye isano n'ubuhanuzi bwa Ezekiyeli, bifitanye isano n'ubuhanuzi bwa Yeremiya, bifitanye isano n'ikintu cyitwa umwuka wera n'ijambo ry'Imana. Hari ibintu bizaza bikorwaho. Leta zishobora gukuraho amateraniro, abantu bashobora kurenganywa, isi ishobora kwanga abantu basenga, ariko hari ibintu isi itakoraho. Ijambo ry'Imana nirijya rikorwaho. Niyo watwika Bibiliya ntago watwika amagambo yayo ari mu bitekerezo by'abantu. Icya kabiri, ntushobora kubuza amavuta y'Imana kumanuka mu matara yayo y'abantu. Ntushobora kubuza umwuka wera w'Imana kwinjira mu bantu. Ibyo ntago bijya bikorwaho. Nshuti zanjye, mbega ukuntu umurimo wo kwangirika wagize amajyambere. Mbega ubuhabane buri hagati y'ibara ry'iki gihabane gikomeye cy'ifarashi y'umweru, igihe cy'umwijima ukomeye, no kwangirika kw'imico mbonera mu itorero kigomba kwerekanwa n'iki kimenyetso. Ibyabaye ku kimenyetso cya gatatu bibashije, cya kabiri byaharuye inzira kugira ngo ibyo tubona ubu muri iki kimenyetso cya gatatu bibashe kugerwaho. Igihe cyahise hagati y'ubutegetsi bwa Konstantino no gukomera k'ubupapa mu mwaka wa 538 gishobora gutahurwa, kubera ko igihe ibinyoma birushijeho kuba bibi n'ubupfumu bukomeye bwagwiriye mu itorero kiragaragara. Magambo make, bwa bupagani Konstantino yazanye, ubupapa butangiye noneho bwinjijemo n'ikintu cy'ubupfumu. Noneho ibintu bibisosi y'agatogo. Ariko reka twinjire muri iki gitabo, ntaza gukoresha amagambo yanjye. Ibyo bihimbano bitagira umumaro byari bifitanye isano. Tarakandagiye mu ishuri, abantu bize bazabica iki amazi. None se mu bigishwa ba Yesu ninde wize? Ni Yuda, ni Matayo. Abo bantu nibo bavugaga bataba abantu byibuze n'abantu bize. Kubw'ibyo rero abantu bo mu gihe cya Konstantino bari baharaye utuntu tw'amashuri, ku buryo ikintu cyavugwaga n'umuntu ufite imitekerereze y'amashuri yo hejuru cyafatwaga ko uwo muntu atekereza akareba kure. N'uyu munsi abantu barimo bararya inyigisho z'ibinyoma, ariko wajya gusoma igitabo ugasanga cyanditseho ngo Dr. PhD muri theology. Mumenye iki ngiki, Plato ni iyihe mpano idasanzwe yahaye Konstantino, ndetse iyo mpano bikarangira amadini ya Gikristo yifashe. Uhereye muri icyo gihe
hadutse uburyo bwo kugaragariza icyubahiro abatagatifu bapfuye, ndetse na za nyigisho z'urujijo zerekeranye n'umuriro ugenewe kweza ubugingo bw'abapfuye zamaze kugwiza imbaraga muri kino gihe. Yabahaye kado ebyiri. Kado ya mbere, umuntu yapfuye ntabwo aba apfuye neza. Yarabegera arabibabwira ati buriya umuntu yapfuye arabanza agakomeza akagira utuntu atekereza, niyo mpamvu abantu bamutabaye bagomba kwitondera gupfa kuvuga ahari. Ikindi kandi buriya mwari muzi ko umuntu yapfuye aba ashobora kuzagaruka ari nk'ipusi, ubupusi yabwitwaramo nabi akazagaruka ari imbeba, akagenda atagaciro kugeza igihe azahinduka umubu. Abantu barangije bati wawo, Kiliziya yarabyakirira avuga iti twari twarabuze ikintu. Burya abantu nibapfa hari umuriro utazima uzabatwika. None ubu nta kintu twashyiraho ngo tubuze abantu kujya mu muriro. Inyigisho y'umuriro utazima ni uko iyo umuntu apfuye adapfuye neza. Yaturutse ku muhanga witwa Plato, kandi uwo muhanga ibitabo yanditse n'iby'abantu biga iyobokamana ryo hejuru abenshi birirwa bakoramo amarisaci. Niyo mpamvu uzabona uko umuntu yiga ibintu by'iyobokamana cyane, hari igihe ushiduka yarageze mu iyobamana. Ahubwo Plato, uyu mugabo niwe abafilozofe bose bubakiyeho. Noneho yakoze ikintu kibi, yateguye uburyo bwo gucengeza mu nyigisho z'abakristo imitekerereze ye, arangije ajya no ku ruhande yandika ibindi bitabo birwanya ubukristo. Noneho niyo mpamvu muzabona abahakanamana benshi baba bafite ibitabo barimo kuvuga bati ibitabo byanyu ibi n'ibi birabeshya gutya na gutya. Ikindi kintu gikomeye, yazanye ikintu cyo kudashaka kw'abapadiri no kuramya ibishushanyo. Ibi bintu biragenda birafata. Plato uyu ndetse n'uriya mubyeyi wa Constantine bagize ingaruka n'impinduka zidasanzwe mu gufata ubupagani babuha ishusho ya gikirisitu. Amashusho yari ari i Roma bayahindurira amazina, bakaza baza bati guturuka uyu munsi iki tuzaza tukita Yezu, iki tuzaza tukita Mariya, kiriya kizaza cyitwa Marayika Gaburiyeli, iki tuzaza tukita Yosefu mutagatifu. Amafoto bayita amazina, ariko ayo mafoto yari ahamaze igihe afite ubusobanuro bw'abapagani. Twigarukire ibintu bitatu byarangaga iyi farashi rero. Havuzwa ibipimisho, havuzwa ingano za sayiri, havugwa n'amavuta ya vino. Ibi bintu amavuta na vino bisobanura iki? Ibipimisho byerekana ko iryo yobokamana n'ubutegetsi bwa leta byari gufatanya binyuze mu muntu wari kuba afite ububasha nyubahiriza tegeko mu butegetsi. No kuvuga ngo ubupagani n'ubukirisitu byahoberaniye muri Constantino, kandi byongeye guhoberanira mu bupapa igihe muri 538 hashyirwagaho umupapa wa mbere. Kandi kuva uwo munsi Vatikani bayihaye inshingano ebyiri. Igomba kuyobora imisengere, kikaba icyicaro cy'imisengere ariko kikaba n'icyicaro cya politiki. Ni ibintu bibiri. Nshuti zanjye, ibi byabaye ukuri mu bami b'Abaroma uhereye mu gihe cya Constantine ukageza mu gihe cy'ubutegetsi bw'umugabo witwa Justinian. Igihe yaguriraga umuyobozi w'itorero ry'i Roma, yeguriraga umuyobozi w'itorero ry'i Roma ububasha. Ingano zo zisobanura iki? Ibipimisho mwabyumvise. Ingano zerekana iki? Ibipimisho by'ingano na sayiri bigurwa idenari imwe byerekana ko abo mu itorero bari kwijandika cyane mu by'ubutunzi bw'iyi si, kandi gukunda amafaranga bikaba byari kuba umwuka wiganje mu bantu bo muri icyo gihe, kubera ko bajyaga gutanga icyo bashoboye cyose kugira ngo babone amafaranga. Abantu baravuze bati Bibiliya ni kwivuga ariko igifu ntago cyabisya. Abayobozi batangira kwemerera izo nyigisho z'ibinyoma kwinjira mu itorero. Buri wese yaravugaga ati ntavuga nkimenera iki, nkikura ku mutsima, nkikura ku mutsima. Ngubu ubuhanuzi bugiye kongera gusohora imbere yanyu. Hari abantu mutazongera kumva bababwiye ubutumwa bw'ubuhanuzi kugira ngo umutsima wabo utagira gute, utanyeganyega. Ndimo ndasoma igitabo cya Daniel n'ibyahishuwe
cy'itorero ry'Abadivanisi umunsi wa karindwi. Ubusobanuro barimo kuma nibwo ndimo gusoma. Icya gatatu, amavuta na vino bisobanura iki? Ibi byerekana impano za mwuka, kwizera n'urukundo, kandi habayeho akaga gakomeye ko kwangiza ibi bintu biturutse ku mbaraga z'umwuka wo gukunda iby'isi cyane. Igihe cyarageze, kwizera barabireka, urukundo bakundanaga bararureka, impano za mwuka barazigurisha. Kandi ibi bihamywa neza n'abanditsi b'amateka bavuga ko kugubwa neza kw'itorero muri icyo gihe kwatumye habaho kwangirika mu itorero. Muzasanga mu gitabo cy'intambara ikomeye amavuta na vino nanone bifite ubundi busobanuro. Hano impamvu babizanye amavuta na vino nanone babigaruye mu kwerekana yuko impano za mwuka zizata agaciro kubera gushaka iki? Amafaranga. Nshuti zanjye, reka tujye ku kimenyetso cya kane, iminota yacu yaducitse. Ikimenyetso cya kane, ibara ry'iyi farashi. Havuzwe ifarashi ya kane. Ibara ry'iyi farashi riragaragara cyane. Ijambo ry'umwimerere rivuga ko yasaga n'ibara ry'umuhondo ugajutse, wa wundi uboneka ku bimera byarabiranye cyangwa byahuye n'uburwayi. Ikimera kitakigerwaho n'izuba, kikaba kitagerwaho n'umwuka mwiza, kiragenda kigahinduka, ukabona si icyatsi, si umuhondo, ariko nanone ukabona si n'iki, ukayoberwa ibyo ari byo. Ikintu cy'inzaduka kibonetse mu bavuga ko ari ab'itorero kigomba kwerekanwa n'iki kimenyetso. Uwari uhetswe n'iyi farashi yitwaga Rupfu, kandi kuzimu yaramukurikiye. Urupfu rwari rugwiriye muri kiriya gihe ku buryo byajyaga gusa naho ari amahanga agajutse nk'ibara ry'uwapfuye yazamutse ku isi, maze akaba akurikiye ubwo bubasha kirimbuzi. Igihe iki kimenyetso cyerekejeho ntigishobora kwibeshywaho, kigomba kuba kirengurira ku gihe ubupapa bwamaze bushyira mu bikorwa itegeko ry'akarengane katamaganwaga cyangwa se ngo kanakumirwe. Uhereye mu mwaka 538 ukagenda ukagera mu gihe abagorozi bari batangiye umurimo wabo mu kinyejana cya 16 wabo wo gushyira ahagaragara amakosa yakorwaga n'ubutegetsi bw'ubupapa. Ubupapa bwamaze imyaka 1260 bakavuga bati umuntu yapfuye ahita ajya mu ijuru. Undi agahaguruka ati hoya muratubeshye, umuntu yapfuye ahita ashyingurwa. Ibyo bikaba bigize gute? Birangiye. Wowe uraduhakanya urinde. Yarangiza ati niko mbisoma muri Bibiliya. Barangiza bakamwica. Abantu barishwe miliyoni 50 zarapfuye. Kandi nagira ngo mbabaze, uyu mutima ubupapa bwarawuretse busigaye ari ubwana bwiza. Nibyo ubupapa ntibujya buhinduka. Iki kintu kirakomeye nshuti zanjye. None se guhabwa ubutware ni ukuvuga ububasha bwagaragazwaga n'ishusho ya Rupfu wari wicaye ku ifarashi igajutse. By'umwihariko ni ubutegetsi bw'ubupapa. Nta gushidikanya 1/4 cy'isi gisobanura ahantu ubu bubasha bwategekeshaga ububasha bwabwo. Kandi amagambo ngo inkota, inzara, urupfu ni ukuvuga bimwe mu bihano byashoboraga kwica abantu, nko kubateza ababisha babo, kubica urubozo, ndetse n'inyamaswa zo mu isi nazo. Ni imvugo shusho zerekana uburyo bwakoreshejwe mu kwica miliyoni nyinshi z'abantu bahowe Imana. Aya ni amateka agiye kugaruka. Aya ni amateka ari imbere yacu, ariko ibi bintu nta hantu uzabyumva. Abantu benshi baravuga bati rwose ni ugusebanya, murimo murasakuza, habaye iki? Turimo kwiyigira iki? Amateka. Kandi aya mateka ugiye kuri internet, uze kugenda kuri internet ubaze ngo nuwuhe mupapa wasabye imbabazi abaprotestani ku bwa miliyoni 50 zapfuye mu gihe cy'akarengane, uri busange Papa Yohani Paulo wa kabiri mbere y'uko apfa yasabye imbabazi abakirisitu. Aya madini y'abaprotestani yarababwiye ati mutubabarire, ibyo byarabaye, twarabishe, ariko ntago bizongera. Ariko ubuhanuzi butwereka ko bizongera. Ikimenyetso cya gatanu kimenwe, abahowe Imana bifuza guhorerwa maze bagahabwa ibishura byera. Ibi bintu bisobanura iki? Mbese guhabwa ibishura byera
kuba bene se bazicwa nkabo, twizera yuko ibibazo bishobora kubonerwa ibisubizo binyuze umutima. Bisa naho nta guhindagurika guhari. Iki kimenyetso nacyo cya gatanu gikwiriye kuba kimara igihe runaka nk'uko bimeze ku bindi, kandi igihe gitangira kikaba kidashobora kwibeshwaho. Niba ibindi byakibanjirije byarashyizwe neza mu bihe byabyo, kuba gikurikira igihe ubupapa bwamaze burenganya abantu b'Imana, igihe cy'iki kimenyetso cyaba gitangira igihe ubugorozi bwari butangiye gushyira ahagaragara ibihimbano by'ubupapa. Igihe Martin Luther yaratangiye kwerekana amakosa 95 y'ibintu byazambye muri kiliziya, nibwo iki kimenyetso cya gatanu cyari kigize gute? Cyari gitangiye. Bwari butangiye gushyira ahagaragara ibihimbano by'ubupapa no kubangamira ububasha burenganya bw'itorero Gatolika ry'i Roma. Ni ibiki rero? Ko ritabasha kuvugwa neza, kandi ko abo ryasutseho uburakari bwaryo bari abantu beza baboneye kandi b'abanyakuri. Umurimo warakomeje ugera mu mahanga yarajijutse kurusha ayandi. Uko itorero ryavugwaga neza byatangiye kugabanuka mu gihe cy'akarengane, maze uko abahowe Imana bavugwaga bitangira noneho kuba byiza, kugeza igihe ukwangirika kw'ibizira by'ubupapa kwashyizwe ahagaragara rwose. Nuko urwo rusobe rukomeye rwo gukiranirwa ruhagarara imbere y'abari mu isi rwambaye ubusa mu kwangirika kwaryo kose. Muri icyo gihe abarenganyijwe bavugwaga neza, noneho abantu bakanyomoza ibirego itorero runaka ryabarenganyaga ryari ryaragiye rishyiraho. Nuko bigaragara ko bagiye bababazwa bidatewe nuko bari babi cyangwa ngo baba bagome, ahubwo ko bagiye bababazwa kubera ijambo ry'Imana no kubw'ubuhamya bari bafite. Nuko rero indirimbo zo kubashimira zitangira kuririmbwa, imico yabo myiza ikundwa n'abantu, ubutwari bwabo burashimwa cyane, amazina yabo ahabwa icyubahiro, ndetse abo bantu bari barapfuye icyo gihe bifuza kujya bahora babibuka. Ibi nibyo Bibiliya yise kongera kubambika ibishura byera. Mu magambo make, bagiye gupfa, Roma yaregaga yuko ari abateramwaku, yuko ari abantu badahwitse, batagomba kuba muri sosiyete, yuko ari abantu bafite imyumvire ipfuye bakorerwamo n'amadayimoni ari yabatera gusohoka muri kiliziya. Roma yari yarabambitse nabi ku buryo n'ababicaga barebaga uko bapfuye bakavuga batumva aba bantu si n'abantu b'Imana. Hahoraga ijwi imbere y'Imana rivuga ngo Mana, amaraso yacu ko bayambitse icyasha, hazakorwa iki ngo tumenyekane ko tutazize ubuswa bwacu, twazize kukubaha. Icyo Imana yakoze rero, Martin Luther atangije ubuprotestani, yaragiye yiga abamubanjirije uko babayeho, yiga ba Pawulo, na nyuma yaho yiga amateka. Barangije batangira guhimba zino ndirimbo dufite. Uko kwizera natwe ubu tugufite kwa kwizera kw'abakurambere. Noneho amateka yabo n'ibitekerezo byabo, amazina yabo niyongera kugira igisebo. Mu magambo make, Imana yari irimo kubambika igishura cyera. Kwambika igishura cyera ni ugufata amateka y'abakristo yagoretswe agashyirwa mu buryo yuko ari Imana bagiraga gute, baziraga. Nshuti zanjye, ndihuta. Ijuru rikurwaho nk'uko bazinga igitabo cy'umuzingo. Ibyo bintu bisobanuye iki? Muri iki kintu cyabaye, ubwenge bwacu bwerekeza ku hazaza. Urebye ahashize ukitegereza ukuntu ijambo ry'Imana ryagiye risohora, ubwo ndimo ndihuta iminota yacu yadusize, uko ijambo ry'Imana ryagiye risohora, ubu turararikirwa kuba ku bizaba mu gihe kizaza, ibyo tudashidikanya ko bitazaba. Umwanya duhagazemo uyu munsi uragaragara mu buryo butakwibeshywaho. Duhagaze hagati y'umurongo wa 13 n'umurongo wa 14 w'Ibyahishuwe, igice cya kangahe? Cya 6. Aho niho turi. Niba mubyibuka neza, ikimenyetso cya 5 cyatangiye batwereka ubuprotestani. Ubwo buprotestani burakoze, ariko noneho
hari nanone ibindi bintu byatangiye. Hatangiye iki rero? Nimureba mu kimenyetso cya gatandatu havuzwemo ibintu byo kwijima kw'izuba, kugwa kw'inyenyeri. Ibyo ni ibimenyetso. Nuvuga ikimenyetso, icyo kimenyetso cyerekana iki? Ibi ni ibimenyetso byerekana ko Yesu yari agiye kugaruka. Kubw'ibyo rero ibyo bimenyetso byabayeho, ariko uyu munsi abantu mwicaha mu bimenye, twebwe turi hagati uyu munsi y'umurongo wa 13 w'ibyahishuwe gatandatu, turi hagati y'umurongo wa 13 n'uwa 10 na kangahe na 14, niho duhagaze. None harabura iki? Harabura ibimenyetso bibiri. Ibimenyetso bibiri bibura ni ibihe? Nimureba neza, ikimenyetso kibura ni icyo ngicyo cy'uko ijuru rigomba kuzingwa nk'iki, nk'urupapuro. Bivuze ngo aha hantu turi, ubuhanuzi butwereka ko icya mbere turacyari abagorozi, ntago twahindutse. Imana buri gihe yagiye igira abagorozi. Ba Martin Luther bitangiye kwanga, Imana yahagurukije abandi. Bitangiye kwanga mu Protestani, ubu pagani bwongeye bwigaruriye ubu Protestani, Imana yacomoyemo itsinda iryita Abadivanisi umunsi wa karindwi. Abo basigara ari bo bagorozi bagomba guhagarara bagakandagiraho Martin Luther yaragize gute, yarahagaze. Ariko bo bakaba bafite misiyo imwe, guteguza abantu yuko ijuru riri hafi kuzingwa nk'iki, nk'urupapuro. Nshuti zanjye, nimureba neza mu gice cya 8 umurongo wa mbere hagaragaza noneho ikimenyetso. Umwana w'intama amennye ikimenyetso cya karindwi, mu ijuru haba wituze nk'igice cy'isaha. Igitabo kirimo kiratubwira ngo ni igiki cyari kibaye. Twebwe tubonye neza ko ubu ngubu magingo aya turiho mu gihe cyo guteguriza abantu kugaruka kwa Yesu. Ubu Protestani bwataye icyerekezo, Imana itora aba Protestani nyakuri aribo b'Abadivanisi umunsi wa karindwi. Misiyo bashinzwe ntabwo ari ukujya mu bintu byinshi, ni ugutegura ishyanga ryiteguye kurwana intambara isoza. Kubw'ibyo rero ibyiringiro byabo ni ibihe rero? Umurongo wa mbere w'igice cya 8, umurongo wa mbere w'iki gice uvuga ku bintu byo mu gice kikibanziriza. Kubw'ibyo rero ntukwiriye gutandukanywa nabyo bitewe gusa nuko biri mu bice bitandukanye. Ituza mu ijuru risobanura iki? Ikimenyetso cya gatandatu nikitugeza ku kugaruka kwa Kristo. Ikimenyetso cya gatandatu, ijuru barizinga nk'umuzingo, abatware baburaho baca, n'abaki bose baravuga ngo nimuduhishe amaso yiyicaye kuri iriya ntebe. Twabonye n'ibimenyetso, ariko none ikimenyetso cya gatandatu ntikitugeza ku kugaruka kwa Kristo, nubwo gikora ku bintu bisatira uko kugaruka, ahubwo kitugeza nk'uko kitugeza ku kunyeganyega gukomeye kw'ibiriho kwasobanuwe nk'uko kuzingwa kw'ijuru kwabyo, n'ukuntu abanyabyaha bavuga ko umunsi w'umujinya w'Imana uje. Nta gushidikanya muri icyo gihe biteze kubona umwami agarutse mu bwiza. Nyamara ikimenyetso gihagarara gato kuri icyo kintu. Kubw'ibyo impamvu gutunguka kwa Kristo kugomba gushyirwa mu kimenyetso gikurikiraho. Igihe umwami aba agarutse akazazana n'abamarayika be, igihe abacuranzi b'inanga bose bavuye mu rugo rwo mu ijuru bakaza ku isi bari kumwe n'umwami Imana, ubwo aba amanutse agasarura imbuto z'umurimo we wo gucungura. Mbese ubwo mu ijuru ntihabituza? Uburebure bw'iryo tuza nitubupima dukurikije igihe cya gihanuzi bungana n'iminsi ngahe? 7. Ituza mu ijuru niki kizaba cyabaye? Abamarayika bazahagarika kuririmba, ijuru gahunda zose zizahagarara, uzaba ari umunsi Yesu aje gusarura. Uyu munsi amadini ababeshya ko umuntu yapfuye Imana ibigize gute? Imusaruye. Reka da, Yesu yabibye imbuto y'amaraso ye ku mugaragaro i Karuvari, ibyo bose babireba, kandi azagaruka gusarura bose bagize gute? Bose babireba. Kubw'ibyo rero mu ijuru hagomba kuba wituze kugira ngo Kristo azatware umugeni. Urwo rugendo rwo gukura itorero ku isi,
igihe abapfuye bazaba bazutse natwe abariho tukazasanganira umwami mu kirere, igihe abanyabyaha bazareba mu maso he bagapfa. Urwo rugendo ruzamara iminsi ingahe? Iminsi 7. Iyi nyigisho nta rindi dini wayibonamo. Abana b'Imana bazakora urugendo iminsi 7, ku munsi wa 8 bahinguke mu ijuru. Mbega ibirori! Ngaha hazaza h'itorero, ngaha aho turi uyu munsi nta gikwiye kuturangaza. Ngiri itorero Imana yashimye ko rikomerezaho Martin Luther yarari. Ngiri itorero Imana yashimye ko rizakomeza gutunga urutoki ibyapfuye, risibure amayira ajya mu ngo kandi rihagarare mu cyuho. Kubw'ibyo rero turi abantu bagomba guhagarara neza, kuko ibyabaye ku bandi bose Satani azabiteranya bizane kuri twe. Ndasoza mbabwira aya magambo. Rwandiko rwa 2 rwa Petero igice cya 3 umurongo wa 10 haranditswe ngo, ariko umunsi w'umwami wacu uzaza nk'umujura, ubwo ijuru rizavaho hakaba n'umuriro ukomeye, maze iby'ishingiro ibyo byose biremeshwa bikayengeshwa no gushya cyane. Ibintu twitaga iby'ishingiro, aya mazu turimo kubaka twahemutse, aya mafaranga turimo kubona twicishije abantu, ibi bintu byiza turimo kugeraho hari ku mutima nama twawucecekesheje, wowe ukabyita iby'ishingiro kugira ngo ubayeho mu mujyi. Imana nibyo izaheraho itwika. Mbere yuko Sodoma ishya, abantu bari barimo babanje ngo kubona imitungo yabo igira gute? Ishya. Ikintu gikomeye, isi n'imirimo iyirimo bigashira. Umurongo wa 11, nuko ubwo ibyo byose bizayenga, yemwe uko dukwiriye kuba abantu bera kandi twubaha Imana mu ngeso zacu. Ikintu tugiye guharanira ni uguharanira kuba abantu bera nk'uko ijambo ry'Imana riri. Icya kabiri, tukubaha Imana mu ngeso zacu. Twebwe abategereza tugatebutsa umunsi w'Imana uzatuma ijuru rigurumana rikayenga, kandi iby'ishingiro ibyo byose biremeshwa bigashongeshwa no gushya cyane. Bibiliya irakomeza ikavuga ngo, kandi nk'uko yasezeranije dutegereje ijuru rishya n'isi nshya, ibyo gukiranuka kuzagira gute? Kuzabamo. Nicyo gituma bakundwa, ubwo mutegereje ibyo, twitwa abadivantisiti umunsi wa 7. Adivantiste bisobanura gutegereza, kubera ko no mu yandi madini harimo abategereza, ariko twebwe dutegereza Imana, dutoza abantu kuramya yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko, tubibutsa yuko yaremye ijuru n'isi ari nayo izahagararira abana bayo, ari nayo izabacira inzira bakagera mu bwami bwayo. Ubwo mutegereje ibyo, mukwiriye kugira umwete wo kuzasangwa mu mahoro, nta muntu mufitanye ikibazo, mutari abaturage babi, kandi nanone nta n'ikibazo mufitanye n'Imana. Mukwiye kubaho nka Daniel wabwiye umwami mu gitondo aje kumureba, yaramaje ati, niko intare ntacyo zagutwaye, Imana ukorera yakurinze. Daniel yaravuze ngo Imana yabirebye yuko nta kibazo mfitanye nayo, kandi nawe databuja nta kibazo tugize gute? Kubw'ibyo rero umuntu udafitanye ikibazo n'Imana ntakigirane n'abantu, ntago yakigirana n'intare, kuko umuntu ni mubi kurusha iki? Kurusha intare. Mugire umwete wo kuzasangwa mu mahoro, mutagira ikizinga. Mwabonye yuko twize mu buhanuzi ikintu cyitwa igishura. Imana yiteguye ko abazagusebya bakagutuka, n'ibyo usenga bakabisebya, biri muri gahunda y'Imana ko igomba kukudodera igishura cy'amateka. Kubw'ibyo rero mutagira ikizinga kandi mutariho umugayo mu maso y'Imana. Ubu rero turimo turashaka kuba inyangamugayo mu maso y'abantu, tukagira umugayo mu maso y'Imana. Urimo uremera kwambara ubusa ngo unezeze umugabo, ariko ukica ihame ry'Imana rivuga ngo icyo mukora cyose mujye mugikora mu guhimbaza iki? Imana. Muri uyu mugoroba Imana yo mu ijuru
reka ibereke yuko abatubanjirije babaye intwari ku Mana, babaye intwari ku ijambo ryayo, bemeraga no gupfa. Kubw'ibyo rero ibi birahagije ngo dutandukane n'ikinyoma wumva ucyanze. Icya kabiri, ntukwiye kumva ko ari wowe muntu wa mbere ikibuga kinyereranye, n'abandi cyaranyereraga ariko bagafata kuri Yesu ntibarekure. Kubw'ibyo ukubana n'Imana n'imyanzuro ufata yo kujya mu Mana uyu munsi ifitanye isano n'intsinzi uzagira mu bihe biri imbere. Ngibi urugamba turiho. Ariko nagira ngo mbabwire, ntago urugamba turiho ari urwo kurwana na Roma. Urugamba turiho ni urwo guhangana na Satani ndetse n'abakozi be. Ntabwo intambara ikomeye dufite ari ukuvuga andi madini nabi. Oya, intambara ikomeye turimo kurwana ni ukwemerera ijambo ry'Imana rigatsinda imitima yacu, kandi icyo Imana idushyizemo tukagitanga uko kigize gute, uko kimeze. Ijuru rikomeze ribagire abagabo nyabagabo bazarihamya mu izina rya Yesu. Muri uyu mugoroba bishoboka ko hari umuntu niyo yaba umwe wifuza gusengerwa, wifuza kwiyegurira Imana. Nta mwanya munini turi bufate, iminota yacu yagiye twayimaze cyane. Ndagira ngo abashinzwe kuririmbisha bahaguruke turirimba indirimbo yacu isoza. Wowe urumva ushaka kugira icyo usaba Imana muri uyu mugoroba ngo iguhe ubutwari, wowe uvuga uti mfite ibintu byanyanduje, nsigaye numva Yesu aramutse aje ntabasha kuba nakubura amaso ngo murebe, mfite umugayo, mfite ikizinga, nta mwete mu by'Imana ngifite. Wowe wifuza ko Imana ikugarura, wowe ushaka ko Imana yongera kukwigisha, wowe ushaka gutera umugongo ibinyoma, muri uyu mugoroba Yesu arimo aravuga ngo mpereza ikiganza cyawe. Vuza impanda yumvikane hose, Yesu agiye kuza. Nshuti zanjye, ibimenyetso hafi ya byose byerekana ko Yesu agiye kugaruka. Duhagurutse turirimba indirimbo yacu isoza.